twebwe abanyabyinshi ukuntu baza bavuga ngo batuziho tuziho gukomera tuba dukomeye kandi ikindi abanyabyinshi ni abagabo b'ijambo abanyakarama ni abantu bagira ijambo ni abagabo b'ijambo abagabo b'ijambo ni abagabo b'ijambo cyane bazavuga ngo bagira imana sinzi nimba bagira imana yabo yonyine ariko bagira imana abasoma bazavuga ngo bagira ubwoba ariko njewe ukuntu nzi neza njewe ukuntu nzi mama ntabwo bagira oya mama ntabwo bagira. Don't forget to subscribe. Light up refer from east, light up refer from west, north, south, central Kigali. Yedem come here, God, bad boy, shatter cooler, believer, champion, monster, conqueror, foray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the motivator, the extravaganza. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, number one, Mr. Pillar. Uyu munsi turi kumwe n'abasore b'imigenda murabona ni nyuma yanjye na abasore beza bafite gahunda y'ijuru aba bose bavuye mu rusengero bavuye kwiyambaza Imana gusenga Imana reka rero duhere ruhande muratwibwira ni izina ryawe tubwire umurara wawe utubwire naho usengera. Sawa murakoze. Amazina nitwa Ngabire Prince. Aba ni umunyabyinshi abansengera mu itorero ry'inkuru nziza. Murakoze. Nanjye nitwa Singira nkabo Bienvenue. Ndi umugorore. Sengera mu itorero rya EPGL. Ya EPGL. Murakoze. Banyita Mutegetsi John. Sengera muri Foursquare. Ndi umunyakarama. Murakoze, nitwa Muvugizi Sharma. Sengera mu itorero ry'inkuru nziza, ndi umusinzira. Murakoze, nitwa Mzangabo Etienne, ndi umudahurwa sengera mu nkuru nziza. Murakoze, nitwa Kigabo Bienfe. Ndi umusita w'umuguge. Mu Kinyamurenge niko bavuga kwivuga neza. Uzuvuga umara abavuze ngo ni bari musinzi abasinzira ni benshi. Uzuvuga ukuri. Oya, ngiye Kigabo ndi umusita w'ubuguge. Oya, ngiye ndi umusinzira w'umushombo, ndi umwishwa abasama. Tumva nuko nyine bivuga mu Kinyamurenge. ariko Kigabo ni nkaho indi amateka Reka nsubire nivuge. Nitwa Singira nkabo Bienvenue. Ndi umusizana w'abagorora abamwishwa b'abatwari. Akabishwa nabo ntibagashizeho kuko kandi ko birangira. nawe yakavuze nyuma ariko yakuturigosoraga none Mubaye abagabo kudusungura tubigarukemo neza. Ndi umunyakarama w'umushongwe kamwishwa abanyabyinshi. Nubu kosora. Muje mumenya gari ya neza. Twakuriye giri iwacu ariko Turahazi. Kigabo yamagira neza amadukosora. Wakundi nababwiye amazina yanje Ngabire Prince. Nkaba ndi umunyabyinshi w'umugiki. Nkaba ndi umwishwa w'abasama. Nivuga nuko nanje kugira uko nkandi umwishwa w'abanyabyinshi ndumwishwa w'abanyabyinshi kandi umusita w'umuguge nsengera mu itorero ry'inkuru nziza kirenzanga Imana iduhana umugisha. amen ada ariko nawe tugira urumwishwa w'abaki Nanjye ndi umudahurwa w'umupfizi, nkaba ndi umwishwa w'abasama. umwishwa w'abasa Asante. Abasama ni sawa. Ariko ni nkawe aho ngaho rero Utagira ubwoba ni igiti. icyo kibazo ga nicyo tugezeho watubwiye ko uri umunyabyinshi w'umugigi muzwi kuki Twebwe abanyabyinshi ukuntu baza bavuga ngo batuziho. Tuziho
ukomeye tuba dukomeye kandi ikindi abanyabyinshi abagabo b'ijambo nibo bambere nibo bambere cyane ukaba umwishwa w'abasama abasama bazwi kuki abasama bazavuga ngo bagira ubwoba ariko njewe ukuntu nzi neza njewe ukuntu nzi mama we ntabwo bagira oya mama ntabwo bagira mukecuru ntabwo bagira ubundi bazavuga ngo ubundi mu kinyarwanda kizima bazavuga ngo umuntu utagira ubwoba ni igipfu ubundi ariya ni amakenga ubwoba ni amakenga aba ni amakenga ariko gabura si ubwoba wenda ubwira ubwoba iki sawa nyine ubu ngubu bagira ngo he wabona wamanutse kera iyo mvuga wageze n'umwishwa wawe nawe n'umwishwa nawe kanabwira ariko hariho abagira byinshi kurushaho abasama ubwoba ariko mwe murushije uko aya masaha habaye ubwira kabiri rero twe wenda dushobora gusiga uyu wacu ngo musanga mu mubiri wawe reka maze kuvuga akantu gatoya abasamari inkuru twagiye twumva kera ni abaruguru niko njye nabyumvishijeho sinzi mba wenda byarabayeho ngo hari umugabo w'umusama ngo yagiye niba yaragiye mu nka ngo ageze ku musozi ngo baramutera baje kumutera ariruka ubwo ndirukanse agashugi karamufata ageze mu kayira mushogi iramufata babihita avuga ngo ndekora ngo kera bambaye abasama habe niyo yagiye guturama nijoro hari umwe wavuze ngo yavuye ku ikanisa aramanuka ageze hano muri iki kibero ahura n'ikirimbo yamagira gutya wa mugabo ntakubonye kurumva none kurumva gutowe nubwo bagira ubwoba ariko gamwabibanze abasama reka turagahinga ugeze kuri singi watubwiye ngo uri umugoro abagorora bazwi tuzwi ikintu kimwe ni nka bibiri ariko icya mbere nk'uko yavuze ngo ni abagabo b'ijambo twe abagorora turi abagabo b'ijambo kurushaho sibyo hanyuma ikindi kintu batuziho none se ko wambaye isi misi ikibazo yanyambariye isi misi aho uri umwishwa w'abatwari abatwari bazwi kuki abatwari bakunda iki bazavuga ngo bakunda intoki nawe urakaza ukanda bazavuga ngo bakunda intoki kandi kugira mu Rwanda intoki iyo winjiza umubwira ngo akakubwira ngo mugi akamazana umutsima n'intoki kizongora mu mboga barakubwiye sinari kazi abagorora tubaze ukuntu bakomeye barakomeye wacu n'abave mu barakomeye siza yavuye nuko nande gukora banzi oya ese nyine aroroshe uzuye ikiganza cyoroshye hano we banza kora kuko karoroshe uyu wasanga abatwara ariho ahubwo ni nkaho uva mu batwara uri umugorora reka tugendega kuri mutegetsi nawe wowe watubwiye ko uri umunyakarama abanyakarama iyo tugeze ku banyakarama nafata pause abanyakarama tubinjiremo indani aho abanyakarama muzwi kuki mukunda iki aho abanyakarama ni abantu bagira ijambo ni abagabo b'ijambo abagabo b'ijambo ni abagabo b'ijambo cyane baza bavuga ngo bagira imana sinzi nimba bagira imana yabo yonyine
ariko bagira imana ikindi bazasigana n'amata ibona amata n'amahari Inginga ni inyana Bagaruka nyuma ntacyo. ukaba umwishwa w'abanyabyinshi turi sawa. Ikintu cya mbere nasanze bagira ntibazi gucumba ubwanza abanyabyinshi no kugira aho gukina ubambye byinshi umunsi wabuze aho kugenda ukagwa mu nzu itameze neza uzobaze kwa byinshi azabaze kwa kurangira. icyo kintu turagihana icanyuma bagira abakobwa beza ko turusha umwana w'umunyakaramu bagira abakobwa bagufi Beza. ariko bagufi Abanyabyinshi barimo. Ariko bagufi nabo. Oya vivre reka kwa. Icyo tucemeranye. Uzo muri iyi si bazi ko abagorora aribo bahagaze ku mwanya wa mbere kugira abakobwa beza, abarebare n'abagufi nta batabagira, sibyo? Ariko abagorora turacyayoboye. Ni ukuri. n'uwijisho rimwe mu bandi azavuga ni wawe ubona abanyakaramu ngo bagira imana bajya kubareka batari kazi se aba bagabo nibo bambere mudaheranwa ni umunyakarama az'abasoko muri famiye neza Uvugi tugutumye ni umugambo w'ijambo vuba cyane. ariko reka dusimbe tugeze kuri isharo tugeze ncungarusi nikorosi neza uhuza akantu k'ikona hari umuhungu yakaza akunda nkundi wabona nkuko waroze ngo mwikona kugira abone ukuntu acika abandi akavuga ngo batayo haranditswe ngo ukasi ikona wabagiye yambutse maze muvuge gatoya uyu muhungu mwe mwarahunze ngaho duturanye mana we ngazo kuri hano kandagira Nutara wimutse cyangwa uze tubane ariko cyangwa umwe mushikandi amakuru ahari mwandike muri komenti mutegetsi papa wewe namuha kandi mugende muhabwe neza hariya hari ikintu kiza kihaze iyo twageze hano abakristo dufite abakristo benshi abakristo bari hafi mu 1,700 kurumva n'abantu benshi baba badukurikiranye baba bashaka kumenya amakuru yahanga kuri siege hari abantu ntibaza mubona ko nari gufata video ya hano mu Kivu hari abantu bo hanze basabye video baranyandikiye dukeneye video tureba ahantu twavuye ko hasa bimeze gute none kandi turongeye turahuye abakristo ko banezerewe muraza kureba muri komate umutegetsi kuri kamera za reka twike ncungarusi muri matayo aho noneho nawe ugiye kutubwira batubwiye ngo urumusinzira umushumba siko yego abasinzira umuzwi wiki mukunda iki abasinzira isi yose n'abasinzira barabazi bose hano ku isi ariko si ikintu kinini mbazi uko ntabwo mbazi cyane nubwo ndiwe abo sindamenya ngo nasobanukiwe gute nyine sinasobanukiwe neza ariko abasinzira ni abantu beza abantu b'ijambo n'abantu bafite ijambo bwabo biha agaciro
ndetse ubwabo icyo kintu nyine cyo kwihagararaho bakunze kuvuga ngo bajya basa nk'abagiragahayo ariko ntibitugaragaraho kandi da uvuze icyo kintu uyayi niko bimeze abantu benshi bazi ko ngo basigaye ariko bashobora kuba bagafite ariko abanyabyinshi barakagira abadahubwo barakagira abantu batagira akagaragara bibaho ese uri umwishwa nawe w'abasama ngende umwishwa w'abasama bagomba muri abanyabwoba muri abanyabwoba icyo kintu icyo ngicyo turongera tugisubiremo abasama icyo bagira ubwoba atavuze ngo basinzira ngo mu bintu byo gukanda amazi nawe urabizi abasinzira nje nibo zigasinzi ariko abasinzira bakuriye abega kuri ako kantu ariko bagora bo ntibakagira ako kantu iki hari utuntu waduhishe twinshi reka dusimbe tugere muri Gatara tugeze muri Gatara batubwiye ngo ese uri umudahurwa kandi abadahurwa dufite abakristo b'abadahurwa benshi dore mwene wacu abadahurwa ni iki muzwiho mukunda iki abadahurwa bakunda intoryi bazi gukunda ariko oya babeshe n'abana abatwari intoryi bazihinduye izina bari kujya mu isoko intwari ikindi bazwiho kugira abakobwa beza nibo bambere abadahurwa icyo kintu muracyemera icyo kintu baratubwira yewe muvugisha ukuri kandi uzamwambika abakura cyane abafizi none mbavuge neza oya ariko nyimfura cyane havuga ko agahayo nyine ukaba umwishwa babasama ariko pira kurumva ko wera ari Rwanda turabishwa ntabwo turabasama murabishwa ntibibujije ko mufite amaraso y'ubwoko kandi umuntu utaza w'umuryango akaba wa dore bivuze ko umuhungu bivuze ko nyine bagize ngo he uko zikubise abantu ariko b'abanyabwoba cyane reka dusimbukire mu kiyovu twaraburenzeho tugeze mu kiyovu twazengurutse tugeze mu kiyovu watubwiye ngo uri umusita muzwiho iki mukunda iki uzi bavuga neza pana uri kuvuga vuga ngo umusita gasita noneho ubwongero gasita sawa da abasita tuzwiho kugira ijambo abasita ni abagabo batica gahunda mu kintu bagira nta gahunda bica abasita ni abagabo ni umugabo ushobora guheza igikorwa cyawe akagigukorera uko wifuza hano bafite ibintu byinshi mukunda iki inyama abasita itonde mukunda iki da abona kuvuga iyo mata ari kwivuga abasita ikindi dukunda ku kintu wenda abantu bose bavuga niyo ugiye kugura inyama uravuga ngo ese gasita irahari twebwe nyine dukunda inyama kandi kugira ngo uzaba n'umukobwa cyangwa umuhungu
utarya inyama aba ari bakeya. ndavuga ku basita gato. Ngo hari umugabo umwe w'umusita kubera urukundo akunda inyama yageze kuri busheri nta faranga yari afite, abona mucoma ku ruhande, abona ibintu byabaye, aravuga ngo ese uku ni gute tiwumpaho umushito ngo ndebe ngo ni 500 ngo yewe ngo none ngo nta faranga genda muze ntibikunda aragenda ngo agere mu nzira aratekereza aravuga ngo nanone reka nsubireyo yamajana paracetamol aramubwira ngo kuva mu bwana bwawe inkuru warayumvishije iyo ngiyo imaze kuvuga kandi nari mpari wari uhari kuri busheri neza nimba ari abantu bayumvishije iyo nkuru mwandike muri komenti. Sugwenya no gutekereza ni ibintu byabayeho. Ubundi niba utaraganira na sogokuruza wawe utaraganira na sogokuruza wawe baza bavuga ngo utaganiriye na so none itonda yari yatangiye itonde wari wakasikonde nimba ari abantu bazi iyo nkuru mwandike muri komenti. Nakubwiye ngo sugwenya wari uhari njyewe nari sasa cyage twari dutandukanye wa munsi neza cyane bibiri kangana cyo ni banga cyane ubaye gute kwango ni kera se tatu ntabwo nakanye abantu bari 25 cyangwa ni yambe nico gihe ntabwo nakanye abagabo bari reka tugaruke kuri iki kibazo twagirwa amahirwe dusanzwe twese turabatse basenga Imana bafite naho babarizwa bakarisa ibibazo kabinganje ni kubabaza yerekeye kabukari kabana ni wowe mperaho da ni wowe mperaho bibiri yigira ibitabo bingahe da bibiri oya ndagukopera dore umusita hano agiye kutubwira umubare w'ibitabo ni bingahe da oya tubwire ariko ni ibitabo byinshi umubare nabuze umubare komeza muyaga ariko igizwe n'ibitabo 66 icyo kivuye ko urabona umwanya agitekereje ariko bw'umurenge aserukira mu Rwanda yari inyama yahaze cyane kugira ngo yibuke sense zari zagiye twagarutse hasi aho ngaho n'aho ushatse ariko n'ingaho muri mata ariko muri mata yari yabanje ukatikona ariko yakona byanungana byose nyanarizeho. Ikindi kibazo cya kabiri zatwumvira inkuru zo muri Bibiliya Imana yerekanye ikoresheje icyo kibazo reka tukibaze uwo mugabo ni pianiste we uwo mugabo
kandi akandura umucuranzi da kandi aducurangiye ibintu wakoze uwo mugabo harya niwe mushaka kumenya yitwa nde utari kumugabura neza yitwa ndo umugabo tubwire ni Mose yambukije abanyasiraheli aho nakubwiye inyanja kuri mu bisiraheli twagiragaho inyanja ariko uwo mugabo ngera muri cya cyumba nza numva cya perezida yagiye muri matayi reka tugaruke mu bibazo bisanzwe tureke kuja cyane muri bibiliya kuko yakoze ibintu bihambaye uwo mugabo banze ureke da kugira ngo kuko twese tabavuka inyuma y'ikanisa ababyeyi bacu basogokuruza n'ababandi nyine uhereye kuri Aburahamu gani uzamuka gutya ukagera mu ngo ni sogokuru w'amahanga uzuye igiciro n'umwuzukuru n'akanyiro hari ikindi tutazi kiri inyuma ariko n'akavivi karimo none umuntu watangiye Aburahamu uvuga ngo ni ariko bibiliya iravuga ngo azaba sekuru w'amahanga ubwo nawe ni sogokuru turi ya mahanga sekuruza w'amahanga sogokuru wawe Aburahamu sogokuru wawe ni wa muhungu we amahanga yose nyogokuru azaba ari ni nkaho utasonesha ni nkaho utasonesha ya indi yasaga skuru ijya mu gitondo yakazakwipa akaja muri nawe yakazatubwira ngo tujane ibishimbo cyangwa ibigori warayigiyemo abanyagakanga bose bagende muri bandika muri komite bose barandika umunyagakanga ese ubundi mureke mbabaye hari akantu twibagiwe mureke tubwire kano kantu hari ikintu twibagiwe avuze igakangara mutubwire aho mwaturutse icyo kintu mukitubwire icyo kintu reka tubanze dusose uwo mugabo reka tubanze ubabwire neza wa wundi watwitse sogokuru wacu uwo mugabo wahamagaye Imana ngo yiyerekane ngo kandi yiyerekanishe umuntu Imana yamubwiye komantere z'abantu ndanumva ngo yasenze amasegonda abandi kumva amagira ariko ni nkaho yasenze si cyo tuzi yasenze yavuze ijambo rimwe Imana ibitandara arasenga uwo mugabo ni reka tubaze ni nkaho uyu munyabyinshi ntagira icyo avuga tubwire ko uwo mugabo ni uwo mugabo nyine wahamagaye Imana yerekana umurimo icyo kibazo reka tugiharire amateraniro kandi bagenda mwandika muri komanteri muri komanteri baraza komanteri bari gukora iki nabanza kukivuga umugabo amanuye umuriro muri komanteri kugira ngo babone umugabo komanteri baravuga hari ikintu tugiye kukubaza wewe sibyo udusobanurire neza hari umugabo wamanuye umuriro hari n'uwasenze ngo umuriro bawumanure noneho ni wowe uri kutubaza umugabo wamanuye aho twavuze ngo iwe yarasenze aravuga ngo Mana wiyerekanishe umuriro
Imana nta mugabo w'amagana uwo mugabo ninde wasenze gutyo akabwira Imana tumusubize muri komantere nakuri tumusubize reka tumusubize nanone reka tumusubize n'ubwo komantere bagiye ayo muvuge danga ayo muvuge umukozi w'Imana rero none se muri komantere umusozi wa ndavuga wasanga umusozi wa muri komantere baravuga muri komantere baravuga ariko uru rubyiruko muri komantere baravuga izi vuga ayo makuru none se ubwo nguko turirirwa tukubwira ibiki muri komantere bazotubwira hari ikindi niyo mana yatima nisubirisha umuriro niyo mana abantu zibabari batakira imana yawe iyo ndirimbo ninjye banayiteraga urumva no muyoberwa baze mu ikanisa iyo ndirimbo uyigeze uvuze gutyo muri komantere batahaguruka niwe bavuze singi nimba ari wakazi uyitera abantu muzi singi musengana musengana muri nimba ari EPG ni gute kanisa rigira inyuguti hari inyuguti ebyiri zitangira mu magambo arambuye bisobanura ni igifaransa ariko sinagifashe Église évangéliste sinakanwa ni egrara kesine itorero n'ivugabutumwa mu biyaga bigari mu gifaransa simbi uretse wese igifaransa kitubwira oya uze igifaransa nadusobanurire neza aho uyu mudahugwa n'inkazi igifaransa cyinshi natubwiye ni Église protestante du pays d'Israël. uzomwegera aza gusobanurira hari igifaransa kandi muzamwishasa ashobora waruvuze gushobora mu Église protestante du pays d'Israël. icyo ni igifaransa none hari ahantu tubesha ndasubiramo waruvuze ngo Église protestante ko yavuze avuze kandi yavuze ezibiri none se kuri iyo Église none bandika Église bazandika imwe ezibiri aho none uya yavuze zibiri mu kinyarwanda bivuze gute EPG ase kuri batazi atugeze gute lake ni lake none se lake ni reke icyongereza ni reke tugana ku musozo buri muntu wese agiye kubwira aho yaturutse ruguru aramutse abantu nyine bari mbese ni ewa nari mubajije izina rya nyirakuru reka duhere hano ku munyabyinshi sawa iwacu ni mu minembwe abantu bahazi ni ahantu heza ntabwo bazatubwire muri komantere mu minembwe si nk'aho mujyi wo mu Ngoga kapitali itondega turacyadusobanuza niki jewe nturuka mu minembwe ahantu bita ku Runundu abantu bo ku Runundu ndabasuhuje cyane Uvuye ku Runundu navuye ku Runundu Runundu gahabaho Runundu rw'abasinga aba Runundu oya Runundu kuri Sepak urumva akabaho n'urw'abasinga noneho twebwe twari tuba kugo mu basinga ariko kera basokuru na basokuruza
mbere bwa mbere bari batuye ku runundo rwa sepake iriya sepake neza yari iyobowe na ba sokuruza nibo nkana navuga nibo ba nyirayo wavuye ruguru ufite imyaka ingahe jewe hafi ni nk'itandatu ndanga sogokuruza yitwa nde sogokuruza wawe sogokuruza wari uhayoboye sibyo sogokuruza wari uhayoboye ni Makombe muramuzi abakristo bacu baramuzi kera uko bamutamiye jewe nari ntuye ruguru muri Kongo ahantu bita kwiremezo mu Rurambo kwiremezo aho ngaho niho iwacu sokuru wawe ninde kugira ngo abantu bakumenye sogokuru wanje yitwa Runezerwa Isaki yitwa